Welcome to Aritube Tech, where every electronics challenge has a solution. The hustler, the fighter, the troubleshooter, the reality of electronics repair. Never give up, mpaka nyagize. Twakomeje rero pati ikurikira tugiye kureba uburyo ki tugomba gushyiraho iyi FM. Tumaze gukuramo umuriro dukeneye, twamaze kuwubona. Ahasigaye igikurikira nta kindi, tugiye kureba uburyo ki FM izageramo hariya imbere ikaza iriho neza. Ubwo icyo isaba nta kindi, ugomba kubanza ugakuramo zino volume kugira ngo ubashe gufungura ugeremo imbere. Niba uri mushya kuri Aritube Tech, nyabona utazakora uciye kuvuga ngo sinakubwiye, ibuka gukanda kuri subscribe button. Urakuramo kano, hano imbere haba harimo ivisi bigusaba gufungura. Ufata ipensi ugashyiramo gutya, ugafata ako kavisi konyine k'imbere ni kufungura, ubundi ukagakuramo. Bikora witonze, nyabona utazangiza volume ya radio y'umukiriya ugasanga wikuyeho abakiriye kubera kwangiza. Uyikuremo, dore ni ngiri, urishyire ku ruhande, n'ahandi hakurikiye naho ukomeze. Ko gakomeye bahu, ko gakomeye kaniyambaze agatronovisi. Uradukuramo kuko ntabwo byaguhira utadukuyemo. Aka ngaka kavuyemo nako gashyire ku ruhande, komeze. Narababwiye ngo kuri Aritube Tech tuziga ibintu byinshi. Igikoresho cyose umukiriya azanzanira ngomba kuzagikorana nawe. Nzemera niba nari kugikora iminota 10, nzemera ngikora amasaha n'amasaha, ariko dukoranye mubashije kugira icyo mwiga kuri Aritube Tech. Amasomo arakomeje. Ibuka gukanda kuri subscribe, nyabona utajya ucikwa n'amasomo anyuraho ahangaha. Iyi nayo urayifungura uyikureyo, nayo uyishyira ahantu quelque part ku ruhande kugira ngo itaza gutakara. Zose uzifungure. Hanyuma iyo nibirangira, iki nacyo tugomba kugikuramo hariya. Tugomba kugikuramo. Hano hasi ugomba kugikuramo ko gikomeye bahu. Kirakomeye, ariko ibyo kigira nacyo kigomba kuvamo kuko ntabwo wabikora kitaravamo. Alright. Ewana kuri Aritube Tech kabisa, dore volume nuko zimeze. Dore nuko zimeze. Nuko kabisa. Ngiyi volume ya base. Hanyuma zine 3
zine eshatu nenye bagomba kubonekamo ground, hakabonekamo iyi positive yo kujya gucana rino tara ry'imbere, hakabonekamo right input ndetse na left input. Bikinjiramo hano mu volume, kinjira hano muri volume, turebe ko twazoominga, kinjiramo hano muri volume, turebe akakumutuku, bivuze ngo niko kinjira hano haruguru, ariko kaza hano kagahita kazamuka kajyamo resistor, kazamuka hano kuri red, kuri positive, kakajya gucana kagatara kakandi imbere. Ibi ntabwo ubwo bitureba. Hanyuma reka turebe zino zindi eshatu. Hari ibanza iri kujya he, iri kuza ari ground, ibyo ni n'umukara. Noneho izindi ebyiri zisigaye ariyo iyi n'iyi, ziri kuza he, ziri kuza hano mu volume, indi nayo igakomeza hano, yego. Noneho tukakalibratinga, tugakora volume n'ibiki. Noneho izo eshatu zindi, iyi ya mbere n'ubundi ni ground, izo ebyiri niziri kuva kuri output y'aya volume zisubira he, kuri motherboard. Bivuze ngo iki rero, twakomeje rero tumaze kubona ko zino nzira eshatu arizo zituruka hariya, ariko reka tunabipime, tuzane multimetre, shyire muri continuity test, turebe zino nzira yibuza niba hari n'imwe ihinguka hariya inyuma. Turebe ngiyi igerayo, izindi zo zishoboye kudasona kubera ko haba harimo amaresistance, dore za nzira zacu twakoze zo kujyana hano kuri supply. Izi nazo urazihambura, noneho nurangiza uzishyire aho zigomba kuba ziri. Zihambura, ubwo tumaze kubona. Tubanze turebere hamwe kano kantu, kugira ngo tujyane. Dore bya bintu twarebye kuri cover, aho dufite antena, hano, tukagira output right GND na output left. Ubwo hano ni left, hagati ni GND, hano ku ruhande ni right. Ubwo ni amajwi avamo ahita yinjira he, hano muri volume, hahandi twabonye yinjirira kuri za nzira zibanza. Noneho izi zo ni za supply. Hanyuma turaza gukura hehe, aho twinjiriza amajwi avuye noneho muri telefone hajya inyuma twabonye. Araza kuturuka, araza kuva hano umuzungu yasize, niho turi buze gufungura tukareba koko niba ariho. Dufungure turebe. Iyi ni bluetooth nziza cyane kabisa, tugiye gukubitaho radio yacu igahita ijya ku murongo. Twagiye kureba niba ari byo koko. Nibyo, input ground sava. Ubwo hano niho tubuza gukura inzira turi bwinjirizeho amajwi aturutse inyuma. Dusubizemo zino buto zari zivuyemo, zitazabura ugasanga umukiriya amereye nabi. Hanyuma iyi ngiyi rero
turagakuramo. Ubwo kino gikava nacyo kiri hariya, ereke gato iki kirango umuntu yari yasize hano kiravaho, kuko aha hantu turaza kuhabaga, tusabwa n'iki rero? uregerezaho iyi boro yawe, nurangiza ukata inzira zingana nayo neza. Urazana nk'akabike uhashushanya. Hanyuma numara kuhashushanya kuriya, uraza kuhakata kugira ngo bizadufashe kazicaremo bien vizuri sana. Hanyuma turahakatisha iki? Ugomba kwiyambaza icyuma, umushyo ugomba gukora buryo ki uhakata. Hanyuma na hano imbere turaza kuhakata kugira ngo tubone aho tunyuza insinga. Naho imbere turaza kuhakata kugira ngo tubone aho tunyuza insinga. Ubwo rero gahunda ikurikira, ugomba gukata hariya. Niba uri mushya kuri YouTube Tech ukaba ugeze kuri uyu munota tukiri kumwe, ibuka gukanda kuri subscribe button kugira ngo utaracikwa na video z'ubwenge nkugezaho. Habaga numara kugakuramo, uze umure na hano imbere. Ndagusabye rero, niba uri mushya kuri YouTube Tech, ibuka gukanda kuri subscribe button kugira ngo utacikwa n'amasomo meza nk'aya ngaya ngenda nkugezaho. Kandi niba nawe duhora tubana, ibuka kwandika muri comment kandi ukande kuri like. Niba utarafunguye inzogera, nyaboneka kanda ku nzogera uyifungure kugira ngo ujye ubona notification ku gihe. Ciao rero, tuzasubire muri party ikurikira turimo tuyifixingaho neza fresh. Never give up, mpaka nyagize.